hari abantu bariho baragenewe umugisha ariko badafite umugisha wabo urazerera. Iyo uzerera umuntu usenga yemerewe no guhabwa imigisha atarazwe kuko yabaye maso abandi basinziriye. Muzasome, ni icyangombwa gituma wakira ibyo Imana itakubwiye ukabyakira itarabivuganye nawe. Gusenga Imana ishimwe, kandi kwihangana ntabwo ari ububwa, ntabwo ari ukubura imbaraga. Kwicisha bugufi ntabwo ari ukutisobanukirwa. Hoya Ijwi ry'Umukanguzi. Dufatikanye gusoma ibyanditswe byera, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ni igice cyaho cya 4 mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya 4. Turasoma umurongo wa 24. Uwo murongo wenyine urabuduhagije. Igice cya 4 mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, umurongo wa 24. Ndongera kubibutsa y'amaso asoma Bibiliya kugira ngo tutaza kuhasoma tuhanyura. Akenshi ntabwo bizakunda koroha ko tugusomera ijambo utarumva, ariko biroroshye ko waryumva nk'ubusobanuro buhabanye n'ubwo wumvisha ubwashize, kuko ijambo ari ubuzima, rihora ribyara ubundi. Iyo mpamvu kurisoma bigusaba kubitekerezaho. Igice cya 4 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, umurongo wa 24 haravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Akire neza iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku bintu bibiri, umwuka no gusenga. Ndumva nshaka ko ariho tuganira kuri uyu munsi tugeze w'amasengesho. Imana ishimwe. Ntabwo twatangiranye gusenga, ariko ndibwira ko imara kugera hano nanjye nanze guhomberwa. Mwe mugeze kure, ndacyari mu munsi wa 12, ariko ndumva ko nanjye naje. Nta byanze bikunze, kandi uburyo nshaka kuyasenga nshaka ko muzayasoza nanjye nyashoje. Ego ariko ndumva hari aho muzajya murya nimugoroba, ngiye mbikore ku munsi wa 3, kuko nshaka gusenga. Imana ibahe umugisha. Ndifuza ko tuganira ku bintu bibiri, umwuka wera no gusenga, ariko kandi mu ntego dufite umwuka wera utwinjiza muri Kanani. Imana ishimwe. Ubusanzwe hari ibihugu byinshi mu buryo bwa Bibiliya byagiye bigereranywa n'indi si cyangwa n'ikindi kirere. Iyo dusomye Egiputa cyangwa inkuru y'Abisiraheli bava muri Egiputa, nkaho n'ubundi twafatiye urugero rwo mu ijambo ry'Imana. Egiputa muri ubu buryo bwo gukoroniza, kuko itari ifite Imana rurema, bayandika bayishushanyaga nko mu isi y'umwijima, kandi umwijima birumvikana naho hatari umucyo, kandi umucyo wacu ni Kristo. Birumvikana ko niba Kristo adahari, aho atari hose, hari abantu tujya dukunda kuganira Bibiliya, njye mbabwira ngo aho Yesu atari hose ni ikuzimu. Aho atari hose ni ikuzimu, kandi aho Yesu ari hose ni mu ijuru. Imana ishimwe. Rero Egiputa yashushanyaga isi y'umwijima, ariko kuzimu Farawo kuko yaraguzaga kandi agakorera imana zitari Imana Uwiteka, yashushanyaga Satani. Hanyuma na Babuloni nuko muzayumva. Eschatology yo iyitangaho urugero rusa naho runateye ubwoba. Mu byahishuye Yohana, Babuloni n'ubundi Bibiliya igereranya n'irimbukiro. Hanyuma Kanani cyangwa se Yerusalemu cyangwa Isirayeli. Isirayeli ni amagambo abiri, ni Isirael. Isira biravuga ngo n'ubwoko, eri bikavuga Imana, biba bivuga ngo n'ubwoko bw'Imana. Hanyuma Kanani ni igihugu gishushanya ubuturo bw'abizera cyangwa bw'abakiranutsi. Ni nayo mpamvu abagaruwe Kanani nibo bitwaga Abaheburayo, bisobanuye ngo nabo Uwiteka yasubije ahabo. Imana ishimwe. Rero
kuvuga ngo umwuka wera udusubiza cyangwa udushyitsa muri Kanani, ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi ntabwo umwuka wera ariho ngo adushyitse muri Isirayeli, nta nubwo ariho ngo aduhe inyongezo tutaragura, sibyo? Ntabwo umwuka wera ariho ngo aduhe inyongezo tutaragura. Mu kanya kashize twari mu materaniro, nari ndiho mbabwira nti umuntu wese waka inyongezo atahashye akubitirwa mu isoko nk'uwibye. Akubitirwa mu isoko nk'uwibye byanze bikunze. Abantu benshi rero dufite ibyo dushaka ku Mana kuruta uko twaba uko Imana ishaka. Gusenga, ntambwe ya mbere yo gusenga ntabwo ari ugusaba, ahubwo ni ukuba icyo Imana ishaka kuba cyo. Intambwe ya mbere yo gusenga ni uguhinduka icyo Imana ishaka ko uba cyo. Tujya tweshuwa dukunda guhusha, dukunda kurata intego yacu, tugasenga tubwira abantu ndanga kuza kuvuga kugira ngo abari online nabo bumve ijwi. Niyo asante. Dukunda kubwira abantu ngo nibahaguruke tubasabire umwuka wera. Ndagira ngo mbabwire ko mbere yo kugira ngo umuntu asenge ashaka umwuka, agomba kubanza guhinduka. Mumbabarire tuganire ku ijambo ry'umwuka. Ubusanzwe iyo ukuri kutuzuye aba ari ikinyoma cyejejwe, kandi mu nzu y'Imana aho kugira ngo umuntu aguhe ikinyoma cyera, birutwa nuko mwatera waraza mugatahira ko mwinjiye gusa. Ntabwo umwuka wera ntabwo azanwa nuko tubarambuyeho ibiganza. Nibyo kuramburaho ibiganza, kuko uyu munsi niko byanahoze. Imana ifata ku mwuka uri mu muntu iwuha ku bandi. Yabwiye Mose ngo ndafata ku mwuka wo muri wowe nkuhe ku Bisirayeli. Hanyuma n'abigishwa ntibari kubona umwuka wera Yesu ataragenda, kuko Yesu iyo atanga umwuka wo muri we yari gusigara ayoborwa n'abigishwa, kandi ari we muyobozi. Byabaye ngombwa ko akora ihererekanya bubasha, ariko arikora agiye kugira ngo ubutware bwe bugume muri twe, tube ikimenyetso cy'ubuturo buhoraho bw'Imana. Icyo nicyo Bibiliya yita umucyo. Umucyo ntabwo ari ukubona, ahubwo umucyo ni ukubonesha n'abandi. Ndagira ngo ngasobanure gato. Ntabwo umucyo ari ukubona ibyo wowe ureba, kuko tumaze kuganira igihe kinini, narababwiye ngo hareba amaso ariko hakabona ubwenge. Yes, ni ukuvuga ngo ibyo ubona biyingana nuko utekereza. Umucyo rero ni ukubasha gushyira ku mugaragaro ibyo utekereza muri Kristo Yesu. Reka ne kubagora. Kukubaho mu mucyo wa Kristo ni ukwerekana Yesu kwari kandi muri wowe. Apanda bimwe tujijisha ngo agakiza ni mu mutima. No, bibaye ibyo telefone ntiyakenera hawuzingi wajya uhamagarisha simukadi gusa, sibyo se? Cyangwa tafadhali ukagenda na bateri. Ariko kuki byose biharize? Kubera iki bihari? Kubera iki so inzu yawe utayiraramo yose ugasaba icyumba kimwe ibindi wabisenya? Niba ibyo bindi nabyo bikugirira umumaro, garagaza n'umumaro w'ikikurimo inyuma ku kikuriho, kugira ngo umwuka w'Imana agaragare. Ndagira ngo tuganire ku mwuka no gusenga. Umwuka ntabwo ari imitekerereze y'umukirisitu. Umwuka si liturujia y'itorero. Umwuka wera si doctrine y'abashumba runaka. Umwuka wera ni ubuzima bw'Imana, ni imibereho y'ubumana. Bibiliya iratubwiye ngo Imana ni umwuka. Imana ishimwe. Niba Imana ari umwuka, kwakira umwuka no kubyarwa n'umwuka, kubyarwa n'umwuka ni ukuba umwana w'Imana, no kwakira umwuka ni ugutunga Imana muri wowe.
ntabwo kwakira umwuka, mumbabarire tuganire uyu munsi kuruta ikindi gihe. Kwakira umwuka ntabwo ari ukwakira amasezerano y'Imana. Ubundi rimwe na rimwe Imana idufatira ku byo dushaka, ariko ikadufatira kugira ngo tube icyo ishaka. Icyaguteye gusenga aya masengesho y'iminsi 70 cyari mu ntego yawe, mu bushake bw'Imana, ariko Imana igucurira, iracura, ikagutransforma, ishingira kuri bimwe watekerezaga. Ndagira ngo munyumve, mutagira ngo mu masengesho yanyu muri gusenga nonaha utagira ngo ni impanuka. Nta nubwo wayateguye, nta nubwo wayasenze kuko ushaka gusenga, wayasenze kuko Imana igukeneye. Kuko igukeneye, igushakira inzira zikuzana muri Rehoboti ukaza gusenga. Niyo mpamvu nubura umwanya wo gusenga, ubundi impano z'umwuka kugira ngo tuzihabwe nuko dukunda Imana tukayirugaragariza. Ubundi umuntu wese iyo umukunda ukamwereka urukundo arakugabira, iyo atakugabiye wowe uramugabira. Kuko rero mwebwe mudafite icyo muzayiha kirenze umwanya namwe ubwanyu n'ibyo mutunze, fata ibyo bitatu, wowe ubwawe ibyo utunze n'umwanya wawe ubiha Imana. Impano z'umwuka ziraza, ariko impano ntizizaza zidafite icyo zizakora. Imana iziha umunyamumaro mu itorero ryayo. Iyo ibona uri umusungareri uzajya uza wicara usohoka ku cyumweru ugenda, ntacyo izazimaza, ntishobora kuziguha. Iraziguha ngo zimaze iki? Izo ngizo impano zidafite icyo zikora zigusha nyirazo. Ntabwo Imana rero ishobora kubikora. Rero gusenga ni kimwe mu bintu biduhuza n'Imana, ariko mu buryo bundi buhabanye n'uburyo abantu twabiteguyemo. Ndagira ngo mvuge gato ku gusenga. Umuntu usenga agomba kumekinga sure ko iyo ari kubwira yumva. Agomba kumekinga sure ko Imana abwira yumva, kandi itumva gusa, ikora n'ibyo ari gusaba. Noneho bibaye bitari ibyo ntiwaza gusenga. Noneho ubwo waje gusenga ni igisobanuro cy'uko wemera ko iyo ubwira yumva, kandi ivugana nawe isohoza n'ibyo yavuze. Imana ishimwe. Gusenga, umuntu wese usenga, mumbabarire nze kubacarenjingaho gatoya, tujya dukunda kubivuga, nta masengesho y'umunyagara ngo nta usenga kina, hari usenga nahemuka. Nta masengesho y'umunyagara, kandi gusenga k'umunyabyaha hari ikizira. Banza urebe ngewe usenga, iyo nsenga ni Imana yumva. Asante. Ubwo ari Imana yumva, izi n'amagambo mvuga nyibwira, izi nayo mvuga mbwira abantu. Se ako kantu nako turagatekereza. Imana irumva ku buryo yumva n'ibyo ubwira umukozi. Irumva ku buryo yumva na bimwe byo kuri telefone uvuga. Ntabwo yumva ibyo wazanye mu rusengero gusa, yarumvise byose yarumvise. Hanyuma ubayeyo ugasaba gusohoza, wowe wasohoza ibihe? Mu buryo butuje gato yabwira umuntu muri kumwe ngo yumva byose. Hanyuma se mumbabarire noneho muhindukire mu ndebe ko nawe uvuga byose izasohoza ibihe? Ntabwo Imana ifite ako kazi. Ntabwo Imana ifite umwanya wo kujya kwicagurira ibyo izakora. Ifite umwanya wo gutegereza ko wowe uhinduka ukaba umuntu uri stable. Ntabwo ishaka umuntu ujarajara. Bibiliya iravuga ngo narabateye bashora imizi, ngo ariko ndebye ngo mbona baraba vuba. Ntimwibuka ko ari isengesho Yeremiya yarashoye abwira Imana ngo abanyabyaha ngo bagubwa neza. Noneho reka nkubwire, Zaburi ivuga iki? Iravuga, Zaburi ya mbere ni Salomo wayandikiye umuhungu we witwa Rehobowamu. Yaramubwiye ngo ntugahagarare mu nzira
y'abanyabyaha, ntukicarane n'abakobanyi. Avuga amagambo menshi, agera hepfo aravuga ngo kuko ngo ahubwo amategeko y'Imana ariyo uzajya wibwira ku manywa na nijoro, ngo bene nk'uwo ngo ahwana n'igiti cyatewe. Iri jambo niryo nashakaga. Nta giti gitembera kitaratemwa. N'Imana rero ntishaka abajarajara nk'abatemwe, irashaka abahagaze hamwe mu cyo bemera nk'abatewe. Umuntu ujarajara yaratemwe, ariko umuntu uri hamwe yaratewe, yashoye imizi. Imana rero itegereje kuhitamo icyo ugomba kuba cyo, ikabona ikikugenera. Twarabiganiriye, umuntu iyo agenda atazi yava n'iyajya, mu kinyarwanda mu mbabarire ntabwo ari ukubatuka, babyita kuzerera, sibyo? Ntabwo Imana rero igisohoza amasezerano y'inzererezi, ntabwo bibaho. Igushaka aho ubarizwa. Yabwiye abigishwa, irababwira ngo nubwo muri hano ndabashaka muzantegerereze. Niko Yesu yababwiye, mugende mujye kuntegereza, mujye mu murwa. Muzi icyo abigishwa bakoze? Banze kujyayo. Banze kujyayo. Kutajyayo rero, kutajyayo byatumye bazerera. Muzasome Bibiliya, Petero yarabanje asubira kuroba. None Yesu anamugeraho atanambaye yikwije. Petero abonye Yesu ahungira mu mazi, arasimbuka ajya mu mazi, ariko kubw'imbabazi nyinshi aramubwira ngo ngwino, nibura botsa n'ifi barayisangira. Petero atangira kumenya Kristo. Abandi bari bavuye Emawusi bigendera. Toma we yaramubwiye ngo ndabyemera ari uko ngukozeho. Hari abantu batari konsantre kuri Kristo, ahubwo bari konsantre ku byo Yesu yavuganye nabo. Ibyo wavuganye nayo rero Imana yabivuze ngo ifate amarangamutima yawe. Mu mbabarire simbagushe, ariko akenshi hari ibintu Imana ivuga ntibisohoze kandi itabeshye, ikavuga ibihwanye n'amarangamutima yawe, yo ikazasohoza ibiruta ibyo yavuganye nawe. Abarokore benshi bategereza ibyo yavuze, ntibashima ibyo yakoze itavuze. Kubera ko twebwe turi kubyo Imana yavuze gusa, ntabwo dushobora kumenya ngo ikoze iki itakivuze. Uwo rero ni uruzerero rutuma tutamenya Imana nyamana, kubera ko tuyikurikira kubera ibyo tuyitegerejeho gusa. Mu yandi magambo, siyo dushaka, ahubwo turashaka ibyo ifite. Nibiduha turatangira gutuma ngo mudusengere. Mbaye mpuzeho gatoya, ngiye mu kazi kandi twaragasengeraga, mbaye mpuze. Bene uwo muntu ntashakira Imana umwanya, kuko siyo yashakaga. Yashakaga ibyimuha. Biroroshye ko bihita bimucogoza, kandi iyo byageze n'ingorane, wa muntu abangukira kuza kubisengera. Niho abarokore mbakundira. Ayo makuba rero y'umuntu banguka kuza gusenga asaba Imana ngo imutabare mu byo yari yaramuhaye, ariko akayima umwanya, ahoramwe amakuba ya buri gihe kugira ngo Imana ikubone, igushakira ikigutera guhunga ibyubamo. Ukajya ubihunguza, ubihunga uza hano, ubihunga uza hano. Hari umugabo ni inshuti yanjye, twari Nyarugenge hano mu mujyi, tuvuye muri Ranshawa, turi mu bihe byiza. Abona umuhanuzi. Bari abahanuzi ndabatinya, aba bagenda bahanura mu muhanda, ndabatinya. Iyo ngize umugisha ndenga tudahuje amaso. Uriya muntu iyo avuze umuvumo urabanguka, n'iyo avuze umugisha urabanguka, kuko ni umuntu Imana irushya ikamuruhiriza kugira ngo itabare abandi. Aramureba aramubwira ngo wa mugabo we, Imana irashaka kusenga iminsi 3 kugira ngo igukurireho igifungo. Umugabo afata akanote ka 5 akajugunyira umwana w'umukobwa, aramubwira ngo akira ujya kurya ugabanya induru. Igifungo se nzaba nzira iki? Nyine arumva ari umunyembaraga. Ndangije numva ubwoba buranyishe, fata inzira nditahira. Bukeye mu gitondo, Imana ntijya ibura bituma dusenga. Bukeye mu gitondo cy'uwo munsi, urugo bari baturanye
ntabwo mvuga ayo mazina kugira ngo bataza kuyamenya. Urugo yaraturanye narwo n'inyajwi imwe yarengaga ku izina ariko bajyaga kwitirana. Umugabo umwe wo hepfo ye ahemukira umukozi, hanyuma bohereza convocation. Umuyobozi ayizana mu rugo rwa wa mugabo. Wa mugabo yarampamagaye arambwira ngo ntabara ndapfuye. Wishwe n'iki? Se bankizeho viole. Urumva uri busenge gutarambwa ngo nafashe 3 ntarya ntanywa nta kujya ku buriri. Ndamwana urakoze, urayasenga gute? Ndamwana ngewe sinzayagufasha, nzanjya nza mbonye umwanya nimugoroba ngufashe gusenga nongere ntahe. Hageze nsanga yishyiriyeho ake, afite umusego gusa kuri tapi mu cyumba. Wowe ntufite impamvu zatuma usenga, ariko Imana yirazifite yaguha ugasenga. Umugabo yarasenze, kumbe nubwo bayobeje convocation, umugabo utayibonye baje kumufata baramujyana. Undi we yibereye mu masengesho. Iminsi 3 irangiye agiye kubona abona umuyobozi aratambutse aravuga ati "Oh, ntabwo twakubwiye mbese ko convocation yaje hano itari yawe?" Asoje iminsi 3. Arangije arampamagara arambwira ngo uzi n'ikindi nti ngo nasengeye ubusa. Ndamubwira ngo niko wibwira. Ndamubwira ngo niko wibwira, ariko si ubusa wigeze wahinyura amasengesho Imana yari yaguhaye. Namwana ubwo haryo ubwo gereza ntiwari uyikandagiye ntiyego. Rero nari mbikuriye kuki? Iyo tudasengeshejwe n'intego y'Imana dushakaho, tugasengeshwa n'ibyo twe tuyishakaho, iteza amakuba mu byo turangariyemo tukayihungira aho dushaka, tukabona gusenga. Rero gusenga twabyise nabi, abantu benshi baravuga ngo ni ugusaba. Ariko gusenga si ugusaba kwa muteri, gusenga ni ugusabana n'Imana. Kandi ni iyo byanze bikunze, iyo umwami yishoboye, iyo ari mu rugo rw'umwami mu gatarama, ntiruburamo kugabirwa. Wasabanye n'Imana. Gusenga bibaye gusabana kuruta gusaba. Ndagira ngo nkubwire nawe ubwawe, wowe ubwawe nyine uteye gutyo uzi, abantu baje bakagutaramira ubakunda kuruta baje bazanywe no kugusaba. Nawe ubwawe abagutaramira bakuryohera kuruta abagusaba. Rero twebwe tuza tuje gusaba, ariko ntituza tuje gusabana n'Imana. Niyo mpamvu n'ibitaramo bibonekerwamo impano z'umwuka tutabibamo, kuko ntituba twabijyoyininze. Tujya ku ruhande rw'abasaba, ariko abasabana ntiduhura nabo. Niyo mpamvu akenshi usenga buri gihe ugategereza impano z'umwuka ntiziboneke, ariko mu by'ukuri ari isengesho ryatumye bakominike n'Imana, womatanye n'Uwiteka. Imana data wa twese irakugabira, nshuti z'umusaraba. Imana irakugabira, Imana irakugabira kugeza ubwo kandi nta kintu na kimwe gituruka ku Mana kitazana n'igikundiro cyacyo. Nta kintu na kimwe Imana itanga idatangana n'igitinyiro cyacyo. Nta kintu na kimwe Imana itanga idatanga n'ubwiza. Nta Imana itanga idatanga n'uburinzi. Iyo ibiguhaye irabirinda. Imana ni igitangaza. Imana iragaba ikakugabira, yarangiza ikarinda n'icyo yavuganye nawe. Haleluya! Iyo wasenze ugasengera gusabana n'Imana, Imana isumba byose. Ubundi ni naho amateraniro aryohera, mu busabane bwawe n'Imana niho uryoherwa. Umuntu agafashwa, wajya umureba ukavuga ngo ariko uyu ni umusazi. We wisigariye kure, aho yageze uramurebesha ubwenge nyine bureba ibipfuye. Niyo mpamvu uri kumubona gutyo, ariko we ni muzima. Gusabana n'Imana, Imana iguha uburyohe. Nigeze najya gusenga, nari mu Bugesera, nari mfite akazi nari ndi gukora. Soma ijambo ry'Imana mu gitondo nka 2:00, ndavuga ngiye kujya mu kazi. 2:00 zararenze ngera 6:00 ndi guseka ndi gusoma ijambo ry'Imana gusa.
umwuka nuzura umwuka w'ibitwenge ndaseka nkajya mvuga ni ukuri Imana y'imbaraga nuzura umwuka w'uburyohe ibi bihe Imana yarabimpaye ndenga kugeragezwa umuntu akajya ngerageza ngaseka kubera iki ndyohewe kuruta ibibazo anyifuriza ibyo bihe nibyo byonyine bituma dusiga isi ibyo muri iyo dimension yo gusabana n'Imana niho usigira isi niho usigira amakuba niho usigira ibigaragazo ugasanga umuntu arasa n'ishimwe kandi abaho mu buzima bugoranye wamureba ukamureba wowe umunezero ukuraye ukureba ntabona impamvu yawe yo kwishima ariko wowe ufite ibyishimo n'ibindi by'ubusa ku buryo ubera n'abandi humure ku buryo ubera n'abandi ihumure bene uwo muntu iyo ugize umugisha mumbabarire mvuge gutya iyo ugize umugisha wo kubaho muri ubwo buryo uri muri department runaka Imana ikuzamura kugira ngo hejuru y'abahari ibonemo uwayo iyo kuko ishaka mu icyubahiro igushakira y'umwanya kuko irabizi kuzayubahisha gusenga Bibiliya yabishyize mu byiciro bitatu munyihanganire tuhasome kugira ngo ntaza gukoresha amagambo kuruta inyandiko ni igice cya 6 ni isengesho Yesu yigishije abigishwa 6 umurongo waho w'9 haravuze ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru 11 uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi 12 nifuza ko mwahashyira icyitonderwa haravuze ngo uduharire imyenda yacu iryo jambo muri agaciro ngo nk'uko muri agaciro uduharire imyenda yacu nk'uko natwe nk'uko natwe duharira abari mu yacu uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo murakoze 13 ntuduhane mu bitwoshye ahubwo udukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari byawe none n'iteka ryose amen iri sengesho rifite amagambo menshi mu byiciro bitatu Data wa twese uri mu ijuru nuguhamya munyumve mwoka byaramwe muhumure turafashwa Data wa twese uri mu ijuru nuguhamya kabiri izina ryawe ryubahwe nukuramya ubwami bwawe buze nugusaba ni ibyiciro bitatu guhamya kuramya no gusaba kuramya ntabwo ari uguhimbaza guhimbaza mu kinyarwanda cyuzuye turavuga ngo ni ugukeza gukeza ni ukuvuga umuntu ibyiza yakugiriye hanyuma kuramya ni ukuvuga umuntu uko ari yaba yaraguhaye yaba ataraguhaye ukaba umwemera utaremejwe n'ibyamuturutseho ahubwo waremejwe nuko wari uwo kwemerwa kuramya Imana rero ni ukuyivuga ukwiri haleluya kuramya ni ukuvuga Imana ukwiri nicyo cyatumye ihasaro mu bwenge yaramubwiye ngo nguhe iki arayigira ngo mpubwenge kugira ngo nzaca urubanza rutabera iravuga ngo voilà icyo nicyo nashakaga nanjye ndi Uwiteka mpari nibyo nakora ariko ubwo ndahari wowe akaba ari byo uzakora ndaguha ibyo nari kuzakoresha mpari umuntu uramya Imana ahagarara mu mwanya w'Uwiteka niyo Imana itamanuka iba yizeye ngo mfite y'umuntu irareba ikavuga ngo ngira y'umuntu ntacyo
muri iriya karitsiye ntabwo bazasonza, ngirayo umuntu ufite ubuntu bwo gutanga, azagaburira abashonje. Mwari ratore mfite y'umuntu ntabwo igorana. Ibi rero tujya tubabwira ngo mana ngo haguruka n'ingabo zo mu ijuru zutabare bongo, ibyo ni ibikomere byo mu mutima. Ibyo ni ibikomere byo mu mutima byo gushaka guhagurutsa departema zose zo mu ijuru, ariko ntibishoboka. Uretse n'icyo mutwara sibakemura icyo muri aho, birasaba president na guverinoma bose bamanuke kuza aho ngaho iwawe. Ako kabazo wagahaye imbaraga kubera ko gatsikamiye igikomere, ariko Imana ikareba ntikabonamo imbaraga. Iyibona Mose mu Bisiraheli iravuga ngo rambura inkoni, ibyo ntibimanura ntibinzana, wowe rambura inkoni hejuru y'inyanja umuhanda uraboneka bambuke, ntabwo binzana. Ihafite umuntu kubera iki? Aziranye nayo. Imana ishimwe, aziranye n'Imana nyine. Eliya yabyutse mu gitondo asanga Ahabu yasuzuguye Imana, rangije aravuga ngo ariko ibi bintu tuzabivamo duti. Ava hitwa Geriyadi. Geriyadi ni kwa se wa Yefuta, murabizi nyine hitiriwe Geriyadi wabo wa Yefuta. Habaga intambara, ariko kandi hari hafite ibibazo bitatu. Hari intambara, hari imbeho nyinshi, hari n'inzara. Eliya afata umwanya, afata umwanzuro, niho abagadi bari batuye, kuko Eliya nawe n'uwo mu muryango wo kwa Gadi. Niho bari batuye. Hanyuma bafata umwanzuro wo guhunga, ariko kandi Abisiraheli bahungaga muri systeme, ntabwo bagendaga gutya ngo bagende umujyi umwe. Umwe yaravugaga ngo bamwe nabe banyura iburyo, abandi banyura ibumoso, abandi inyuma n'imbere, kugira ngo uzagera ku mwero azagaruka abwire abandi batahuye naho byeze, bakagenda buri muntu mu cyerekezo cye. Eliya agiye guhunga aravuga ngo hano ni mu mbeho ndajyana umwitero. Atwara umwitero ntiyajyana n'abandi, ahungira i Samariya hatari ikintu na kimwe, hateye inzara iteye ubwoba. Arangije aravuga ngo aha hantu hari ibyumba by'amasengesho, reka njye gusenga. Azamuka i Nayoti, abura iteraniro ry'i Nayoti. Amanuka hitwa i Beteli, asanga ibicaniro byarazimye. Aragenda Gidani, asanga nta mutambyi ubayo. Arangije aravuga ngo ibi byatewe n'iki? Ni nacyo cyatumye abwira Imana ngo ni njye njyenyine usigaye, nuko nta wundi yari yabonye mu byicaro by'abahanuzi. Ntabwo ari ukwishyira hejuru no kugwa, nta wundi yari yabonye mu byiciro by'abahanuzi. Ezebeli yabonye abavugira Uwiteka, aravuga ngo kugira ngo mutazavuga irindi zina, muzavuga Imana ya data na mama, nimuze njye mbagaburira muvuge neza Imana yanjye. Iby'Imana yanyu yabakoreraga n'iyanjye izajya ibibaha, nanjye mbibahe muvuge neza iyanjye. Abisiraheli baravuga ngo byose nukunguka, reka tugende. Bajyayo. Uwitwa Obadiya yari igisonga, akaba umwanditsi kwa Ahabu, afata abahanuzi b'Imana 50 n'abandi 50 abahisha mu buvumo. Babahanuzi yahishe Eliya ntiyabamenya, n'abandi Uwiteka yibikera Eliya ntiyabamenya. Ariko arebye asanga impamvu kwa Ahabu bafite umuhimbo wo gutuka Imana nuko imvura ikigwa bagasarura bakeza, kandi iyo basengaga Bayali barayibwiraga ngo duhe imvura. Aravuga ngo noneho ndakubitira mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana yabo, icyo bizera ko bakura ku Mana yabo nicyo nkubita. Ndagira ngo munyumve, Eliya ahagaze mu cyuho, ntabwo agiye kurwanya Ahabu. Munyumve, yagiye gukubita Imana ya Ahabu. Imana ntiyari kumuta, kuko Eliya ari mu ntambara z'Imana, wari umuntu. Ntabwo Imana yakureka wahagaze mu mwanya wayo. Ntishobora kwemera, mwe muri gusaba umwuka, ntishobora kwemera uhagarara mu cyuho uri umuntu w'umubiri. Irabizi ko umubiri atsindwa, imanukira vuba kuguha umwuka, niwo wihangana ikuzuza imbaraga, nizo zizatuma unera. Wowe hagarara mu cyuho, Imana iraguha imbaraga. Habwo umuntu yaba ari mu nkambi y'impunzi ngo asabe umusada. Ni uri muri terede komba, uri ku rubuga rw'intambara, yavuze uramwumva. Naho undi yarahunze, yari yiyenyegeje. Dawidi yageze mu rugabano, asanga Goliyati ari gutukana, asanga abagabo b'Abisirayeli bose baciriye mu ndake. Nabarira wese ko mwahunze umugabo ari gutuka Imana. Abuneri aramuga ngo genda se, muzasome uburyo mukuru we yamubwiye ngo subira mu dutama twawe, ngo dore uzanye ubwibone.
arangije aramureba aravuga se uriya mugabo arahindukira abaza Abuneri wari uyoboye ingabo zo kwa Sawuli, aramubwira ngo uyu muntu umwami ko atanashyiraho igihembo basi cyo kumwica, nibura ko mwese mwashiriye hano kuko muzi ko ntacyo murwanira ariko mwese mukamarana basi murwanira ibihembo. Aramubwira ngo ariko bagishyizeho bazamushyingira umukobwa, nibarangiza bamuhe icyubahiro, uretse n'ikindi bazamuha n'imisozi n'umuryango uzahabwa ikuzo. Dawidi aravuga ngo njyana kwa Sawuli, njyanayo. Ubwo kwica Goliyati hari akantu karimo, tuzamukane we tujyane. Agezeyo Sawuli aramubwira ngo ambariye ikanzu. Dawidi aravuga ngo nimba ndi mu rugamba ndwana na Goliyati bazajya bafana Sawuli kuko ikanzu barayimenyereye ariko nge ntibanzi. Aravuga ngo sinambara umwenda w'abandi. Abantu benshi baravuga ngo waramunaniye, nibyo wari muremure ariko yari kuwushobora, gusa ntiyari kuwambara, yari kuba arwaniye mu izina ry'abandi, hari ku insinzi yari kuba nyiri umwambaro. Dawidi aravuga ngo wugumane umwambaro urwanana nawo niwe uzatuma insinzi iboneka. Hagararana na Kristo, ibyo ukora byose Kristo abibonemo icyubahiro, ubone ranka Yesu ayifiteho uruhare, ugende mu modokari Imana ifiteho uruhare, ube mu nzu Imana ifiteho uruhare, wicare muri ofisi Imana ibigizemo uruhare, ubyara abana Imana ibafitemo uruhare, hanyuma urebe kuzananirwa kubarwanirira. Ntizabura kubarwanirira kuko ibafitemo uruhare. Twigeze twaba turi gukosora igitabo kimwe cy'umugabo, aradufata dutwara muri Kenya, nyobora abasore bari kumfasha kwandika no gukosora icyo gitabo, cyari kiri mu rundi rurimi turi kugihindura, ariko kandi twari dufite uburyo turi no kubonamo n'utuntu, n'abahungu bafite uburyo bari kumwibamo. Ariko njya kugenda nene nasabye intashyo mu iteraniro, ndavuga nti mumpe intashyo ariko kandi mumpe n'icyangombwa cy'umukristo. Nari nza ahantu urusengero, ndavuga nti nje gusenga mbereke ko ndi umukristo, niba ry'igaburo ryera nanjye mfate ku igaburo ryera. None nasabye intashyo, saba urwandiko rw'umukristo, hanyuma ngenda nyoboye timu irimo abajura barimo bariba. Mamagara uwo twakoreraga, ndamwana ariko aba bahungu bari kukwiba. Muzi icyo yansubije? Yarambwiye ngo niyo banyiba ntibayamara, ngo bareke barye basigaje iminsi mike. Mu yandi magambo arambwiye ngo nawe nushaka ufata ibyo ushoboye. Tangije ndavuga ntaba bahungu ninkoramo bazi ko ndi umukristo kandi naravuye aho bo basigaye, ntibabona itandukaniro ryaho bari naho ndi. Ndavuga nti reka nsigare mpamye. Araduhemba, aduha amafaranga ntabwo yari make. Turaza turambuka tunyura Uganda, mpahurira n'umwana w'umusore niba twari twavanye muri Kenya simbizi, ariko yarampobeye Uganda, arambwira ngo Ev.Anicet mukozi w'Imana ngo uramfasha cyane. Ndamubwira nti Imana ishimwe. Arambwira ngo mwambabariye hoteli muraramo nkayishyura, n'icyo murya nkacyishyura. Ati hari ikibazo? Nti nta kibazo, nkunda rero agafi. Ndamubwira nti mugatunganye. Bakoze ifi ryoshye, ndyama neza. Umuhungu aratubara, aradukosora, ibikapu agura ibisa n'ibyo twari dufite, afata ibintu by'ibishwambagara apakira muri bya bikapu, abimanikaho ibyacu byari biri, asiga twatahiye ifi no kuryama neza. Ari ibyo twari dufite, ari udufaranga. Ba bahungu babyuka bareba ugiye kwambara inkweto agasangamo ibitenge bicitse, ibya wax, bya musazi, java zivanze. Se byagenze biti? Noneho bicaye bari kurira, nge ndaseka. Ndabwira nti se ko muri kurira babibye ibyo mwibye, nge bibye ibyo nakoreye nkaba ntuje, bibatwaye iki? Barangije barahindukira barandeba, barambwira ngo kuko wanze kwiba niwe waduteje amakuru. Nahamagaye wa mugabo twakoranaga, arongera mpemba umushahara wanjye. Arambwira ngo wowe ntiwanyibye, abo babakoreye ibyo nabo bankoreye, ariko kuko utanyibye wagaragaje ko ubana n'Imana. Aravuga ngo Imana yawe sinakwemera ko ikorwa n'isoni, nawe waranze kuyikoza isoni. Ndagira ngo nkubwire, nuhagarara mu cyuho urwanira Imana ishyaka, izaguha byose ukeneye, n'uyu mwuka wera usaba izarenzaho, irenzeho, kuko Imana ntishobora gukoza isoni umuntu wayirwaniye ishyaka. Imana ishimwe. Eliya yaravuze ngo Bayari muyisaba imvura n'insinzi mu ntambara, mugiye guterwa n'intambara mutazarasa imyambi ngo muyishobore.
intambara, muraterwa n'inzara, kuko imvura iyo ihagaze ntabwo hahagarara imvura gusa n'umwero w'ubutaka, ayihagarika imyaka 3 n'amezi 6. Ingamiya yanyweye amazi ibimaze kugumuma, kuko amezi 6 ingamiya ishobora kuresista imyaka 3. Yanyweye amazi ishobora kuresista imyaka 3, ariko 6 abamaze kuyihirika hasi. Eliya bara ifarasi zasonza mu gihe kingana iki, ayingamiya zanywe yazashira mu gihe kingana iki, nizitangira guhirima aha bazamenya ko Uwiteka ashoboye. Ayihagarika imyaka 3 mu nyumve, ateza makuba mu gihugu nawe arimo. Imana imurebye iravuga ngo wiyanze, niyo mpamvu yamuhaye umugisha kandi yagiye kwiyahura. Yagiye kuryama munsi y'igiti, aravuga ngo amakaka mangwire. Imana iravuga ngo ntiwagwaho, nanjye warankuyeho bari barampfunyitse. Eliya yitegurira kujya kwiyahura munsi y'igiti. Imana yateguye amagare y'umwuka, yahagaze mu cyuho. Gusenga nukubanza kuba icyo Imana ishaka kuba cyo, ukabona wowe gusaba icyo ukeneye ku Mana. Ahabu yatunguwe no kubona imvura ihagarara, atangira kujya kwahira. Ageze ku musozi Karumeli yaravuze ngo ongera utegeke ikirere kigusha imvura. Abanza gusenya ibicaniro bya Bayali na Ashera, yubaka icyo Uwiteka. Mu nyumve ahangaha mpave, byari gushoboka ko umusozi wa Karumeli Eliya yubakaho igicaniro cy'Uwiteka n'ibya Bayali bigihari, ariko yaravuze ngo Imana yanjye ntiturana n'izindi mana. Arabanza arasenya kugira ngo n'umuntu wa Bayali atazaza aho agira ngo hari inyubako yayo igihari. Ndagira ngo hamunyumvire mu mwuka. Mu muntu ni kure, mu muntu ni hanini. Urumva kugira ngo wakire umwuka nta rundi rufatira ugomba gusenya. Niba ari abakirisitu beza babaho, ni abakirisitu bo mu rusengero, ariko abo kuri tere, ubundi mu rugo na hamwe ukorera niho kuri tere, niho ushyirira mu bikorwa ibyo wumviye hano. Iyo ugezeyo uburindi, urumva nta gicaniro ugomba gusenya. Imana ntiyaturana na Bayali, ntabwo bikunda. Yigeze ibyuka isanga muri Ashidodi bayishyize mu nyubako ya Shitaroti ya Dagoni, irangije igikubita byoroheje iragihirika. Niba yaragiteye umugeri sinzi uburyo yabigenje, ngo babyutse basanga kirambaraye hasi, barongera baragiterura baragihagarika. Imana iravuga ngo naciye agasuzuguro murakagaruye, reka nkivunire rimwe. Yaragikubise ikiganza kiragwa, umutwe uracika. Abadagone babimenye baravuga ngo uyu ni Uwiteka uragwanye. Aravuga ngo tutaza gushirira hano, basubiza isanduku iwabo. Rero ngaruke kucyo nshaka kuvuga. Umwuka wera, haleluya, kugira ngo umuntu yumve umwuka wera, mumbabarire munyumve nk'abakirisitu, kugira ngo umuntu yumve umwuka wera nukubaho nk'utagira ubwenge kandi ubugira. Nukuri mwarize, Imana ishimwe, murasobanutse. Rehoboti murasobanutse pe murasobanutse pe. Ari uko Musa, ari amavuta ari hano, ari uburyo urusengero ruteguye, murasobanutse. Ariko kugira ngo wumve umwuka wera ukore nk'uko umwuka ashaka, nukubaho nk'umuntu utagira ubwenge. Kuko iyo uzanye ubwenge ntibikunda, ntabwo bivamo. Petero baramubwiye ngo tambagira hejuru y'amazi, azare areba Yesu mu maso aratambagira, yumva hari gukandagira, ntabwo ari hahandi mu mazi. Amanuye amaso gato, amanuka agenda rohama. Gukura amaso kuri Kristo birakuroha. Iyo ureba rero ibyo uri mugendaho, umwuka agusaba kwibagirwa ubushobozi bwawe kugira ngo ubwo umwuka bwime. Umwuka agusaba guca bugufi, ugasuzugurwa n'umukozi uhemba, ukihangana kugira ngo umwuka wo muri wowe akore. Umwuka w'Imana asaba, ntabwo umwuka ashobora gukorera muri wowe udaca bugufi, ntabwo bishoboka. Umuntu wese udaca bugufi ntabwo umwuka akorera muri we. Kandi ikintu gitangaje, guca bugufi ni ishusho yo gusuzugurwa. Iyo umuntu aciye bugufi aba ameze nk'igishyitsi cyo ku muhanda, igishyitsi cyo ku nzira. Iyo umuhinzi ari gusarura,
iyo ari guhinga isuka igakuka akwikirira kuri cya gishyitsi. Iyo atoye ibuye mu murima arunda ku gishyitsi. Urwiri batongoye barunda ku gishyitsi. Imbeba itashye ni mu rwiri rwo ku gishyitsi. Umuntu ugiye gutura umutwaro yikoreye yishingikiriza ku gishyitsi. Ugiye gukwetura inkweto ni ku gishyitsi. Urushye ushaka kwicara ni kuri cya gishyitsi. Buri muntu wese uraho naho ngaho ajya. Kubera guca bugufi hari abantu bakureba uca bugufi tu. Guca bugufi byonyine. Guca bugufi. Hari umuntu ukureba akakubahuka nawe atiyubaha. Guca bugufi ni ukwemera gusuzugurwa. Hanyuma rero uburyo siporo utamwa ko gasuzuguro nibwo buryo Kristo aba ashaka kugaragarira muri wowe. Asante mubyeyi wanjye. Reka mbabwire ibi ngibi dushaka kwamamara muri bya bitangaza twakoze umwuka ntaba gihari. Noneho ibi twirirwa tubabwira Imana ntishaka ibyo tubabwira twakoreye ahandi, ahubwo irashaka ibyo dukoreraho muri niyo tutavuze. Ikintu gitangaje, umuntu ufite umwuka no guca bugufi ntavuga ibyo yakoze, ahubwo abo babikoreye nibo bavuga imirimo babonye. Ndagira ngo munyumve, dushatse kwamamara mu gitondo nibura ibyumweru bibiri, ntibyamfata ibyumweru bibiri mu Rwanda n'iseti naba ndi umuvuga butumwa w'icyamamare pe. Ntimujya mugorwa no kubona ifoto ya Anicet. Mushumba afashe umwanzuro wo kuzamfotoza. Njyewe ku rwanjye ruhande mba numva naza no kubwiriza nta foto yanjye. Ariko ni ngombwa nyine niyo si tugezemo. Ariko icyo mbivugiye ni iki: none ahamagaze ku ruhimbi rwa Rehoboti, dufite kamera iri live, dufite ijwi ry'Umukanguzi, bazabibona byarangiye n'abandi bazabibona byarangiye. Nje hano ngafata Korani nkayisoma mu Cyarabu nkababwiriza mvuga urundi rurimi, mwataha muvuga ngo dore igitangaza kandi mutumvisha ibyo navuze. Yes, abantu niko bakunda. Ariko Imana izakurinde kugera aho Yesu yateguye kuzajya ukahagera mbere yuko ajyayo. Imana izakurinde kwihutira kujya iyo ujya ukahagera mbere yuko ukugezayo yahageze. Imana izabarinde. Kimwe mu bintu umwuka akora, akujyana ahantu mu mwanya wo kujyayo. Haleluya! Ujya mu kazi igihe cyo kukajyamo, wubaka urugo igihe cyo kurwubaka. Iyo ugendana n'umwuka wera ugendana n'amakuru. Umwuka agenda aguha amakuru akubwira ngo bimeze bitya, ariko komera uzanyura ugere hano. Ubu hari amabanga y'umwuka tubitse. Umwuka yavuganye natwe kugira ngo niba gusuzugurira aho uri none uhishimire, kuko uzi ko atariho uzahora, uzajya n'ahandi. Umwuka atanga amabanga we. Ubu hari ibintu Imana yambwiye byinshi bituma umuntu asuzugura ngahita mvuga nti ntacyo, ubaye umutoza wo mu minsi, ariko ikindi gihe uzaba uri umufana. Ubaye umutoza w'iki gihe, ariko ikindi gihe uzaba uri umufana. Ibyo bigutera kwihangana. Kubera iki? Ugendana n'umwuka. Imana ishimwe. Kandi kwihangana ntabwo ari ububwa, ntabwo ari ukubura imbaraga. Kwicisha bugufi ntabwo ari ukutisobanukirwa. Hoya, kwicisha bugufi ni ukumenya umwami waguhamagaye. Makuru y'umurwa urekura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe zawinjiramo. Imana ishimwe. Haleluya. Niko mvuza impundu,
haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. N'amarira aba muri uwo murwa, n'amiruwe bayani ntambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, nta gushidikanya, mw'ijuru hariyo umunezero. haleluya, nzikonza njiramo, umunsi umwe nzawinjiramo. ubuzima bw'ubumana, ubukristo bushaka umwuka kandi bugaragaza umwuka, buca bugufi. Guca bugufi, ndagira ngo mbabwire, guca bugufi nicyo gisobanuro cyo kuba umuntu ushyitse. Ntimuzi umunzani? Ese ku munzani ari icyoroshye n'ikiremereye hamanuka iki? Hamanuka ikiremereye hakazamuka. Noneho bisobanuye kuzamutsa bari kugaragaza ishusho y'uko nta biro, sinshyitse. Uwishyira hejuru abagaragaza ngo ntabwo nshyitse. Iteka niba uzi ngo urakomeye, soma Zaburi ya 62 umurongo waho w'10. Hagira umuntu hadusomera niwibwira ngo urakomeye. Zaburi ya 62 umurongo waho w'10. Ntabwo numva ashaka kuhasoma, ndagira ngo tuhasomerwe n'undi muntu. Nukuri aboroheje n'umwuka gusa. Nukuri aboroheje n'umwuka gusa. Kandi abakomeye ni ibinyoma. Abakomeye bo ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo, ntibazika, ntabwo bazamanuka, ntabwo bazika, ahubwo bazateruka. Noneho bose bateraniye hamwe, umwuka barusha kuremera. Si kuri iryo jambo rivuga se? Risoma usoze ntarivugiyemo. Nukuri aboroheje n'umwuka gusa. Kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo, ntibazika, bazateruka. Bose bateranye, umwuka barusha kuremera. Igisobanuro cy'uko uremereye uri mu mwuka w'Imana nuko wika. Nuko uca bugufi, umuntu akakureba nk'ikintu kiraho, umuntu akagusuzugura uko abishaka. Nigeze nagiraho urugomo nakundaga kurwana, narabibabwiye, narabikundaga cyane. Ariko umugabo umwe yagiye muri kamera nkubiturushye ndaseka, ndamwane ntabwo uzukubise, nuko usanze Yesu yarahageze. Ndamwane iyo ubikora ataraza, ariko yaraje ntanyemerera gukora ibyo ukoze. Ndamwane usanze yarahageze. Rero iyo yahageze ugendana nawe, ukagendera kuri ritime, ni ikimenyetso cy'umwuka wera. Kandi umuntu wese uciye bugufi, niyo yaba adafite umwuka, umwuka uhita uvuga ngo dore ubuturo bwanjye, dore iwanjye ngahariye. Si turi kuri Pentecote se? Dore iwanjye ngahariye. Iyo uciye bugufi, umwuka ahita avuga ngo iwanjye ni hariye, ahitaza immediately, ahitaza. Kubera iki? Niko Yesu yari ameze, ntabwo yishyize hejuru. Bibiliya iravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, yanze kuwiteka hori inzigo. Christo aravuga ngo nakemera kwitanga nk'abapfira nta kibazo. Noneho nimutekereze iyi shusho, fata ishusho yawe n'uburyo wizamura, ufatiye Christo wari mu ijuru, agasiga intebe, umbwire mwahurirayo, agasiga intebe, urebe ubwiza wirata Yesu yarabusize, urebe
icyubahiro yari afite ugihuze n'icyawe we yaragisize. Bibiliya iravuga ngo aba umugaragu ndetse nawe w'imbata, yisiga kamero k'umugaragu w'imbata, yambara umubiri agigorigota. Nuko abakina histoire, amateka ya Kristo, bamwambika urubindo kugira ngo badashyira ku karubanda ubwambure bw'uwakinnye iyo filime, ariko yabambwe yambaye ubusa. Abikoreye abantu batagira icyubahiro namba. Ndagira ngo mbabwira ko icyubahiro cy'umuntu kirarangira. Mu mbuto seseseko kuko umwendo wa Zambanga yigeze yavuga ngo ninjye marishari muri Afrika. Nibyo turanamwemera. Aravuga ngo ariko kandi si icyo gusa, mbaye Mesiya w'abakongomani. Hari akadokumentaire n'ubu najyaga nkunda kukareba mbere yuko baririmba indirimbo y'igihugu. Bari barakoze dokumentaire ya Mumbuta amanuka aguruka akabwira abakongomani ngo mujye mubanza kunsenga mbere yuko musenga Mesiya, ninjye Mesiya wanyu. Ariko umunsi yavuye mu gihugu acika, witwaga Runda Bururu, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, baramubajije ngo umuntu nka marishari w'abanyafurika mu mbuto Mesiya w'abakongomani watorotse igihugu wowe ubivugaho iki? Aravuga ngo muzitegereze mu babayeho abariho n'abazabaho, ngo nta ngoma idahanguka uretse ya Kristo umwana w'intama w'Imana. Abize histoire muzi umugabo Napoleon yabaye empereur, yabaye umwami w'abami. Igihe kimwe yari afite urugendo ari gutambuka, abahungu bagendaga imbere ya Napoleon bagiye kwimura umuntu basanga ari gusenga. Baravuga ngo hari umuntu wanze kuva mu nzira ari gusenga. Napoleon aravuga ngo mutinye umwami akorera, ngo twe twafashe tumenya amaraso y'abandi, ngo ariko umwami wari gusenga yamenyaye kugira ngo afate umutima we. Aravuga ngo twe dufata ubwami ari uko twisha abantu, ariko we kugira ngo abufate yabanje gupfa. Bakundwa, nta kiri hejuru gishobora gusumba imbaraga z'Imana. Umugabo wamuritse ubwato bwa Titanic umunsi wo kubumurika yaravuze ngo niyo Yesu yabukandagira ntacyo bwaba. Ngo muravuga ngo arakomeye, ngo niyo yabukandagira ntacyo bwaba. Bwagonze urubura n'uyu munsi ibikoresho byose ntibarabibona. Gukomera kwa Kristo, wowe uravuga ngo icyubahiro. Duherutse kujya gushyingura umudokiteri umwe turi mu kiliziya, umusaza araza agiye kugera imbere ya serikeye nyine bari gusezera, abantu bashaka kumufata. Padiri aravuga ngo ni mumureke. Ahageze umusaza akuramo ingofero, aravuga ngo iyo bigeze hano twese tuba tureshya. Aravuga ngo hano ngo twese tuba tureshya. Arazenguruka baramusezeye arigendera. Mu bitaro uyobora ugiramo icyumba muri morgue. Abakomeye kuvuga ngo urakomeye gusa, yewe data we, muzarebe ibyo Saddam Hussein yakoze. Apfa se byagenze gute? Bamukuyemo ururimi. Ntimwibuke ihohotera yakoreye abana b'Abanyafurika. Nimuzi ko twajyaga twizihiza itariki ya 16 z'ukwa gatandatu y'umwana w'Umunyafurika, abo yari yarakoreye urugomo, avuga ngo nta jwi ry'umwana w'Umunyafurika ashaka rizongera kuvuga. Nawe yapfuye, Bush yamuvanyemo ururimi. Muhammad Omar Gaddafi yabigenje ati yajugunye Bibiliya, aravuga ngo sinyishaka muri iki gihugu. Apfa byagenze gute? Uko Bibiliya yikuruye niko bamukuriye ku modokari. Icyubahiro cy'Imana, Imana irakirwanira. Niba ushaka gukorana n'Imana nikikunyureho ukiyiha, uba inzira y'icyubahiro. Niba bakubahiye mu Imana, gikore ubwira Imana ngo si cyanjye ni icyawe. Guca bugufi biguhesha umwuka wera. Icyo gusa gituma umwuka wera akuzamo. Kandi nta muntu ugira igikundiro nk'umuntu uca bugufi. Wowe hari igihe tukubaha kuko wadukuye umutima, ariko ntabwo tugukunda. Iyo dukuye umutima turakubaha nyine, ariko ntituba tugukunda. Tuba tugutinya. Ariko iyo tukubaha tunagukunda, tubonera n'ihumure muri wowe. Ariko hari igihe dukura umutima, twajya tukubona tugakuka umutima ukagira ngo nuko tugukunda. Wapi, nuko tugutinya, ntabwo ari urukundo. Ariko iyo abantu bagukunda, Imana ishimwe. Yo ngere hafi insoze ya minota yagiye.
icya kabiri gusenga ni uguhamya Imana ni uguca bugufi icyubahiro ukagiharira Imana. Icya kabiri kuyiramya ni ukuyivuga ukwiri, kandi ndagira ngo mbabwire ngo umuntu uramya Imana niwe uhishurirwa. Iyo uvuze ngo Mana urera, uba wifatikanya n'ibizima n'abakuru, uba wifatikanya n'abakerubi n'abaserafi. Imana ihita ikubwira ngo mvuze aho, reka nkwiyereke n'ahandi. Uko uvuga Imana niko ikubwira ngo na hano havuge. Ikunda abayivuga neza kuko nayo irabikunda. Kuvuga neza Imana biguhesha icyubahiro. Imana ishimwe. Kuyivuga neza gusa. Umujura ku musaraba yavuze neza Yesu, aramubwira ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo. Undi umututse nta nicyo Yesu yamusubije, ntafite uwo mwanya. Ariko undi yaramubwira ngo igihe uzazira mu bwami bwawe uzanyibuke. Ahita amubwira ngo uyu munsi turabana muri paradizo. Dore igitangaza, umujura yaramanitswe yemera ibyaha bye, yarabyemeraga kuko yaravuze ngo twebwe turazira ukuri. Si byose? Yesu ageze muri paradizo, musome Bibiliya, ibituro byarakingutse, abera barazuka, n'umujura ajya kuzengurika Yerusalemu atitaye ngo abambambye niho batuye, nawe arataraverisa. Nawe yagiye gutembera i Yerusalemu, azukana na ba Yesaya, azukana na ba Yeremiya, azamukana na ba Elisa. Nawe ajya gutaraverisa Yerusalemu, aravuga ati nge twari kumwe Gorigota, niho mpindukiye. Ntacyo yamuvuze neza. Noneho gupfira niho akiriye, aho kubambirwa niho acunguriwe, arataraverisa arazenguruka Yerusalemu. Hari abantu muzahura kuko bavuze Yesu neza, batambagira mu mujyi wari warabaciye. Kuvuga neza Yesu ibyo byari bihagije. Haramuga ngo ngwino twijyanire. Kumuvuga neza birahagije. Ikindi gusaba, kandi udasabye ibyo ushaka gusa, ahubwo ukamenya gusaba ibigukwiye. Hari umuhungu umwe, nyina yari impumyi, bakennye, yarabuze n'urubyaro. Agiye gusenga Imana iramuga ngo ndashaka kusaba kimwe. Saba kimwe ndahita ngikora. Ntanazunguza ubwenge, aravuga ninsaba abana mama ntababona, ntibabona n'icyo kurya. Ko mwasomye Bibiliya abana ba Penina, hari n'umwe uzi izina rye? Ariko waturutse mu gusaba neza Imana yaramwamamaje. Haleluya! Gusaba neza ugasaba ibikwiriye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Gusenga bituma iwawe hahinduka inzira y'umugisha w'Imana. Munyumve babwira utu tuntu nsoze. Hari abantu bariho baragenewe umugisha ariko badafite umugisha. Umugisha wabo urazerera. Iyo uzerera, umuntu usenga yemerewe no guhabwa imigisha atarazwe kuko yabaye maso abandi basinziriye. Muzasome, yes, hari imigisha izerera irimo iragenda. Umuntu usenga afata umugisha w'abandi. Imana ikurenza inzozi zawe. Umuntu w'umunyamasengesho aruta imitekerereze, uruta umuhanuzi yahanuye. Umuntu usenga arusha imbaraga abandi bose. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu usenga urugo rwe ruba mu inzira y'Uwiteka. Imana ijya iw'abandi ituruka iwawe. Umuntu usenga Imana ivugana n'abandi isoje kuvugana nawe. Ubu uri priorite. Umuntu usenga Imana igutangirira abandi baso. Haleluya, haleluya. Umuntu usenga yakira ibiruta ibyifuzo mwandika ku dupapuro. Umuntu wasenze gusenga wizeye ni urwandiko ruguhesha ibiri mu bubiko bw'Imana Imana itarabigusezeranyije. Ni icyangombwa gituma wakira ibyo Imana itakubwiye, ukabyakira itarabivuganye nawe. Gusenga nicyo kintu kigira imbaraga mu isi kuruta ibindi, kuruta ibitwaro by'abarasha. Gusenga biruta bombe y'Abayapani. Hari umugabo witwaga Zwingli yigeze yasenga w'Umwongereza, umwamikazi arimo yumva bari barimo barenganya abakristo mu Bwongereza. Abize histoire murabizi ko bigeze baca Imana imyaka 3 ishira batemererwa ubukristo. Zwingli ajya gusenga, akajya kubita umutwe hasi. Ibwami bakajya bumva n'umutingito. Bagiye mu nama y'umutekano, umwamikazi aravuga ngo kugira ngo ntinye ibitwaro by'Abanyamerika natinya amasengesho ya Zwingli. Gusenga
gusenga bituma imfubyi ibaho nta se nta nyina, gusenga bituma uba umutware gusenga bizamura insuzugurwa bikayirutisha abantu b'icyubahiro. Gusenga amasengesho mu mbabarire ntabwo mbabujije kwiga, n'uyu munsi nanjye ndacyabigerage, ntabwo nzigera nicara ntarabona PR kuri diplome yanjye, ntabwo nzicara, ndakiga n'uyu munsi soje icya gatatu, ndakiga niza astronomy, ndakiga n'iseti nziga, ntabwo mbabujije kwiga, ariko gusenga biguhindura umunyamumaro kuruta umunyamashuri. Gusenga wirirwa imbere ya mwarimu inyuguti n'inyajwi tukabihuza, inyajwi ingombajwi n'indi ngombajwi n'inyajwi bikabyara igihekane n'inyajwi bikabyara ubumenyi mu mutwe wawe, kuko wiriwe imbere ya mwarimu. Hanyuma wiriwe imbere y'Imana bigenda bite? Niba imbere ya mwarimu bikugira umuhanga nawe wirata mu bantu, imbere y'Imana bikugira iki? Imbere y'Imana birakugira iki? Abize umubare muzi icyo twita unité de base na nombre bench, sibyo? Nombre bench iyo tubara ni 0, sibyo? Unité de base ni 1. Iyo tubara duhereye kuri unité de base tugera ku mubare wa 9, iyo tugeze ku 9 tugaruka dufata 0 tukayigereka inyuma ya unité de base. Nombre bench, iki kintu mu giha agaciro, umubare wo kuri bench iyo tuwugeretse inyuma ya unité de base uyita kuba inshuro 10. Hanyuma se umuntu uri inyuma ya Yesu niba 0, abarundi bayita ubusa, niba ubusa bujya inyuma y'umubare bugakuba 10, umukristo uri inyuma ya Kristo bizagenda bite? Gusenga ni ibintu birenze imitekerereze. Gusenga ntibigira igisobanuro. Gusenga biragufata. Umuririmbyi yaravuze ngo bizamura umuntu akarenga inyenyeri. Muzaperereze murebe naho inyenyeri iri, muzambwira abandi bajyayo n'ibindi byogajuru bijyayo. Inyenyeri itwika gake, itwika 6,000 kandi ubushyuhe bwo mu isi ni 90 kuri kangahe? Ko mubizi isi y'umuntu yarembye abafite igipimo cy'umuriro wa kangahe? Hanyuma se itwika 6,000 bwigeze kuri kangahe? Ni ka kanyenyeri mujya mubona nako kari mu isanzure mu cyo twita Milky Way cyangwa Voie lactée, sinze kubarushya, mu nzira y'amata tureba iki twita Cor Celeste, ibi twicara hano tukabireba, ni biri hafi, iri hejuru si twika kangahe? Umuriro wayo ubwayo. Ariko umuririmbyi aravuga ngo bigutambutsa inyenyeri. None gusenga bikakujyana ku rugi rw'Imana ngo ugakomanga ushaka kureba Imana. Ntabwo bigusaba guca ku bakuru n'abakerubi ngo usabe audience, biragutambutsa ukicara ugakomanga. Gusenga amasengesho ya Daniyeli yatumye ajya mu rwobo rw'intare, anuka amasengesho. Mwumva igitangaza cyo gusenga. Ibitotsi byo mu mwami byaragiye bijya mu ntare, intare zisinzira nk'umwami akanura nk'intare. Gusenga intare zasinziriye nk'umwami akanura nk'intare. Ko mwasomye Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo umwami yabuze ibitotsi intare zisinziriye. Siko Bibiliya ivuga. Byaterwaga n'iki? N'amasengesho y'iminsi 3 ku munsi yakinguraga idirishya ry'i Yerusalemu, akavuga ngo nubwo ndi kure y'inzu y'Uwiteka ariko sindi kure y'umutima w'Imana. Gusenga amasengesho, ibi muri hano igitangaje cyo gusenga. Urasenga ntugaragaze umubyizi, ariko iyo ugiye gusarura uburaho ushyira umusaruro. Umubyizi w'amasengesho ntuboneka, ariko umusaruro wayo tujya tuwubona. Abana barwaye turawubona kuri mariage, turawubona muri maternité. Haleluya! Umusaruro w'amasengesho tujya tuwubona, gereza zari zikingutse, umusaruro turawubona. Tujya tuwubona uvuye mu bukude, tujya tuwubona wari utuye iw'abandi. Umusaruro w'amasengesho tujya tuwubona, uragaragara. Haleluya, haleluya! Gusenga niyo nzira yonyine y'agaciro tunyuriramo ubuntu. Uzaperereze, sohoka hanze uhamagare mwene wanyu wasize urebe kutamuvugisha ari uko wishyuye. Niyo wamuha message urayishyura, niyo wahamagara urishyura. Ariko Kristo yarazi ko tuzahurira muri uyu muyoboro awugira ubuntu.
twebwe ndi kwirinda kugenda mvuga kugira ngo mutaza kumva mwaniseti, ariko reka mbabwire gusenga amasengesho. Nagiye gusenga ikanyarira, Imana irambwira ngo umpe invitation, ndabibwira nti nta yawe. Umuhanuzi yaraje arambwira ngo Uwiteka aravuze ngo mpa invitation, nari ngiye gukora mariage, ntazo nari mfite. Ni na madamu. Tera abanzi bawe bibatera urukundo runyagisha, bakagukunda bakarunda ibyo bafite bakabikuzanira, bamara kubiguha bakagucyurira. Ku cyagucyurira yaguhaye se, biravuze ngo ntiyashakaga kuguha nawe yisanze yaguhaye, ntabwo azi uko yabigenje. Amasengesho atera ababisha bawe kukugirira neza badashaka kukugirira neza. Gusenga bituma umubi wawe agubwa neza, akagukunda urukundo rukomeye. Gusenga amasengesho, gusenga amasengesho. Ibi murimo ngo iminsi 70, oho wewe jikaze tu, jipange sawa sawa, jikaze tu. Imana yabwiye abisere ngo mwebwe nimuzenguruke 7, ntimuvuge zenguruka tu, muzenguruke. Operation y'Uwiteka, we zenguruka inyuma, Imana ibikubitira imbere. Bigutwaye iki? Gusenga. Iyo nicyo kintu cyonyine gikorerwa mu isi kigira imbaraga zigera mu ijuru. Iyo niyo made in y'isi igera mu ijuru. Nta kindi gikorerwa mu isi kigera mu ijuru, nta masengesho gusa. Iyo niyo produit yonyine ikorerwa mu isi igera mu ijuru, kandi ijuru rikayakira. Ni nacyo cyonyine Imana yabikiye urwabya rw'umubavu, aho amasengesho abitse. Imana ihihumuriza nk'agaperfume. Mu masengesho y'abakiranutse ijyamo ikavuga ati ariko se Chantal heruka gusenga, ikihumuriza ikumva kahoderi ka Samuel kawese nawe ari Ev.Anicet herukayo, iguma ikihumuriza ishaka kahoderi ko gusenga. Aho ngaho habitswe urwabya rw'amasengesho. Abera bose iyo bapfuye niho bajya. Hitwa mu isi y'igicaniro. Kandi noneho igitangaje, abariyo batakira bari mu isi. Uzageza ryari kudaca amateka ngo bahorere natwe uhora amaraso yacu yamenye? Abariyo baba bakidusengera. Ariko kandi amasengesho yo mu isi arazamuka, yagerayo Imana yapfundura urwabya rw'amasengesho, bakagira ihumure rivuga ngo nubwo bari mu mibabaro ariko baracyafite guhamya. Amasengesho akomeza ba Petero baragiye, tugasenga bakavuga ngo vara ubwo hari y'agakiza, guhamya kwa Kristo kuracyariyo. Icyo nicyo cyatumye Imana ibwira Mose ngo ngera usubire ku musozi wa Elayono, ugende ukorere mize yego, ariko kandi urebe n'itorero nari naragusezeranyije ryageze i Kanani. Gusenga. Nigeze nasenga umuryango wanyanze ngo nce, bazana umugabo waruje bari bagiye kundegaho, nta wundi wari ufite ururimi yumva uretse ngewe. Gusenga uzi ko bituma baravangirwa. Narasenze barangije barambwira ngo semura, bareba kujye bambeshyera ibyo mvuga, babura uko babigenza, aravuga ngo niyigendere. Gusenga bicanganyukisha isi, inshuti z'umusaraba. Amasengesho, niba ushaka kuba umunyembaraga senga, sha bugufi, ramya Imana, ibyo birahagije. Naho imbaraga ufite zijya zishira, hari n'abandi bari ku ntebe wari uriho. Kandi igitangaje, Imana inyaga igabira, ihagurutsa yicaza, yimura yimika. Niko Imana ibigenza. Icyubahiro cy'amasengesho. Mwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora, dushaka uwo mwuka. Imana ni umwuka, abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ukuri ni ugufata ibintu nk'uko Imana ibifata, ukavuga ikintu nk'uko Imana igishaka. Ukuri ni ijambo ridahinduka ryaremwe n'Imana ngo ribe gutyo. Hanyuma
kuko bene abo aribo data ashaka ko bamusenga. Reka mbinginge mwegere ejuru dusaba umubyeyi wacu umushumba twatureho umugisha w'Imana gusengera mu mwuka no mu kuri bikwinjiza i Kanani. Ibyo byonyine bikurenza ikibaya, ibyo byonyine bikwambutsa umugezi, ibyo byonyine byatumye Rusi ajyaho Loti yari yarariganijwe. Gusenga byonyine bikugira umutware wari isuzugurwa. Imana ibaha umugisha. Asante Data nyir'icyubahiro, turambuye ibiganza, turabwiwe, turabwirijwe, turabwiwe kandi turanyuzwe. Twuzuzemo izi mbaraga zo gusenga, dusengesha umwuka, imbaraga zo gutsinda ibisekuru, sekuru by'aho dukomoka. Ma ntabwo bakubashye, nta n'umwe wagukoreye kuva kuri giye kugera ku gisekuru cya 9, ntawe wagukoreye. Ntabwo byoroshye ko nakwinjira aho ushaka, amavi yanjye ntatentebuke. Nyinjiza amanu mu cyumba cyo hejuru, nyinjiza mu cyumba cyo hejuru, muri kino cyumweru nyinjiza mu cyumba cyo hejuru, aho imigozi ya karandi icagagurika, imigozi y'igisekuru cyangiye kugera ku cya 9 bicagagurika. Mana nkakumva neza, ngapfukama ngasenga neza, nkakumva nkasenga nkabimenya. Imbaraga z'amasengesho zimanuke hano. Mana turi mu minsi 70. Mana uturinde ubunebwe, turi muri nibature, turi hano muri danshawa, turi hano mu mikoroba, turi hano muri veye, turi hano ku cyumweru. Twuzuza imbaraga z'amasengesho muri minsi 70. Ndasabira buri wese uri hano umwuka w'amasengesho wongere kumwuzura, kudacika intege, kutaba umunebwe data, kutaba umunebwe, kudacika intege, kudasubira inyuma, kudacika intege, kudasubira inyuma. Oh Yesu, twuzuze uwo mwuka wera, umwuka w'imbaraga, umwuka ajya tumenyesha ibigiye kuba, umwuka turyohere mu isengesho ryacu, umwuka tunezeze mu isengesho ryacu. Ubu twuzuze mukunzi, tuba abanyamasengesho, tubikore biturimo, twe kubikora kubera itegeko, tubikore biturimo. Turagushimiye kubiduhaye, tugukomeye mu mashyi mu izina rya Yesu, amen. Ijwi ry'Umukanguzi.